Amahoro mwese abakurikiye televiziyo Kiliziya imwe aho muherereye hirya no hino, banje kubasuhuza Kristo Yezu akuzwe. Mutagatifu Delphina. Inshuti bavandimwe mwese abakurikiye televiziyo Kiliziya imwe, mbahaye ikaze mu kiganiro tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu cy'uyu munsi. Ikiganiro cya televiziyo Kiliziya imwe. Mutagatifu Delphina. Delphine yabayeho hagati mu myaka y'igihumbi 284 kugeza mu mwaka w'igihumbi 360. Delphine yavukiye Isinye mu mwaka w'igihumbi 284. Yari umukobwa wa Guillaume wa Sinye nyine, akaba yari umuntu ukomeye. Nyina yitwaga Delphine wa Balas. Delphine yapfushije ababyeyi be bombi afite imyaka 7 mu mwaka w'igihumbi 291. Nyirasenge witwaga Cecilia wa Pige niwe wayoboraga ikigo cy'abamonakikazi cyari Isorbis. Ubwo yafashe Delphine utari ugifite ababyeyi ngo amwiyegereze amwiteho. Bavuga ko yari mwiza ku buryo igikomangoma Karoli wa kabiri umwami wa Napoli yashatse kumushyingira Elizéar wa Sobrane nawe wari igikomangoma. Ariko Delphine ntiyabishakaga. Ariko kubera amahane y'umuryango byarangiye yemeye gushyingiranwa nawe. Bashyingiranwe mu mwaka w'igihumbi 299. Ariko ku mugoroba w'ubukwe bwabo Delphine yashoboye kumvikana n'uwo bashyingiranwe, bemeranya kwifata. Babanye muri urwo rugo, umwe ari nka musaza wundi, undi ari nka mushiki wundi. Barifashe basenga kandi bibabaza. Bamaranye imyaka 27 ari amasugi. Elizéar yaje mu Butaliyani i Napoli ahamara imyaka 4, nyuma aza gushaka umugore we kugira ngo baje kubana i Napoli. Ahagana mu mwaka w'igihumbi 321, Elizéar yagarukanye n'umugore we i Avignon mu karere ka Puy-Michel bari barahawe kuyobora. Bashyizeho gahunda yo kwirukana ikibi muri ako karere no kurwanya ubukene bwari bwarayogoje ako karere. Icyo gihe umwe yari afite imyaka 23, undi afite imyaka 21. Bashyizeho itegeko ryagombaga gukurikizwa na buri wese nta kuvangura, yaba uwo mu bakomeye yaba uwo muri rubanda rugufi. Buri wese yagombaga gukurikiza imigenzo ya Gikristo. Gukina urusimbi barabibujije. Babuza abasirikare bakuru kugira uwo bagirira nabi. Babuza abakomeye kugira uwo basagarira, ndetse no kugira uwo bashikamira abakene bitwaje uburenganzira bahabwa n'umuco. Kandi Elizéar ubwe akajya kuvura abarwaye ibibembe. Delphine na Elizéar bashakaga gukurikira urugero rwa Mutagatifu Francisco wa Asizi rwo kwikenesha rwose. Ku itariki 22 Nyakanga 1316, Delphine na Elizéar bakoze rwihishwa amasezerano ya burundu yo kubaho mu busugi. Bayakorera muri chapelle yari mu igorofa rya Ansuri. Kuva ubwo binjira mu muryango w'Abafranciscan baba mu buzima busanzwe. Thierry Audrey. Delphine na Elizéar barakundanaga cyane bikomeye, kandi imbuto zabyo za roho zikagaragarira buri wese. Kimwe mu byerekana ko bari barahuje imitima bakundana cyane nuko Delphine yamenye ko Elizéar yaguye i Paris aho yari yagiye muri ambassadeur. Iyo nkuru Delphine yayimenye ataranayibwirwa. Nyuma yaje guhamagarwa i Paris mu by'imiryango maze apfirayo mu mwaka w'igihumbi 325. Nyuma y'urupfu rw'umugabo we, Delphine yaje kwibera ahitwa Cabrières, nyuma aza gusubira i Napoli atangira kubaho yikenesheje, atunzwe no gusabiriza mu Butaliyani
hose no muri Sicile. Yatungwaga n'ibyo bamuhaye. Asubiye mu Bufaransa, yagurishije ibyo atunze byose abiha abakobwa bakennye bashakaga amafaranga ngo bashobore gushyingirwa. Nyuma yasubiye i Cabrieres, atura mu nzu yari imeze nk'ishaka gusenyuka. Nyuma yaho umusaza we Guillaume wa Sablan amutegeka kwemera gutura mu cyumba cy'igorofa rye. Ubwo Delphine noneho yahisemo kwambara ikanzu iboshye mu bwoya bumeze nk'ibigunira, akikenyeza umugozi, akambara ivara. Yaryamaga ku byatsi kandi akabaho acecetse. Igihe yabaga ashaka ko bamuzanira icyo kurya, yavuzaga inzogera. Icyateraga Delphine gusabiriza ni uko kuva mu mwaka w'1333 yifuzaga kubaho gikene. Aho bitangiriye, abantu bakamuseka cyane, ariko abandi bakamwegera bashaka kumva inyigisho ze. Abandi bakamwegera bashaka kumukoraho kugira ngo bakire indwara barwaye, kuko kuva mu mwaka w'1343 yagiye akora ibitangaza byinshi ku buryo nyuma y'urupfu rwe habaruwe ibitangaza bigera kuri 60. Yapfuye ku itariki 26 Ugushyingo 1360 afite imyaka 76 y'amavuko. Umubiri we uri muri katedrali ya Apte iruhande rw'umubiri w'umugabo we Eleazar, nawe wabaye umutagatifu. Iyo kiliziya yarasenyutse, ntawe ikiriho. Mutagatifu Delphine yambazwa n'ingo zishyingirwa, bakaba bifuza kubyara abana. Tumwizihiza ku itariki 26 Ugushyingo buri mwaka muri Kiliziya Gatolika. Inshuti bavandimwe mwese abakurikiye televiziyo Kiliziya Imwe, Kristo Yezu akuzwe. Mutagatifu Delphine, turifuriza umunsi mukuru abitwa ba Delphine bizihiza mutagatifu bazina babo mutagatifu uyu munsi. Turifuriza umunsi mukuru mwiza ingo ziragije mutagatifu Delphine cyangwa Delphina, abo bose umunsi mukuru mwiza. Turifuriza umunsi mukuru mwiza ibigo, amasosiyete, mwese mwiragije mutagatifu Delphina kugira ngo mumufateho urugero. Mutagatifu Delphine ndetse na Eleazar bagize urugo rutangaje. Numvise ko babanye imyaka igera kuri 27 ari amasugi. Niyo mpamvu abifuza kubyara, abashinze urugo bakaba bifuza kubyara bakaba badafite umwana, biyambaza uyu mutagatifu. Bo babashije kubaho mu myaka ingana icyo ari amasugi, bityo bakamwiyambaza kugira ngo babone abana. Iriya myaka ntago bayimaze ari uko badashaka abana, ntago bayimaze ari uko babuze abana, ubwo bayimaze ku bushake, ari uburyo bwo kwikenesha kugira ngo bakore umurimo w'Imana. Mwumvise aho bagiye bajya hose kugeza ubwo Eleazar aguye i Paris mu butumwa. Bavandimwe rero, hari ikintu gikomeye twakigira kuri mutagatifu Delphine. Mwumvise ko yashyingiwe n'umugabo we abihawe nk'itegeko, ariko baza kwemeranya kuguma ari amasugi, yewe binjira no mu Bafransisikani. Ariko nyuma tuza kumva ikindi kintu gikomeye ko Delphine nubwo we yari yarahisemo kwiha Imana muri buriya buryo bukomeye, ntabwo ari uko umuhamagaro wo gushaka yawupingaga, ahubwo mubizi ko yasubiye imuhira akagurisha ibyo atunze byose akabiha abakobwa bifuzaga gushyingirwa badafite amafaranga. Ntabwo ari uko rero atumvaga neza umuhamagaro wo gushinga urugo, ahubwo ni uko utari umuhamagaro wenyine. Bavandimwe rero, duharanire natwe ko niba utaragiye mu muhamagaro runaka,
gerageza kubaha abawurimo. Niba waragiye mu muhamagaro w'abihaye Imana, wireba abandi bose ngo ubabonemo abanyabyaha, wireba abandi bose ngo ubone ijuru riri kure yabo, ni wowe uritanga. Niba umuntu yarihaye Imana wimureba ngo yari mwiza, ngo yapfuye ubusa, abeza ni wowe ushinzwe kumenya icyo bakora. Duharanire kubaho mu buzima bw'ubwisanzure, twumva ko muri Kristo buri wese ni urugingo, kandi ntabwo ingingo zose zakiha Imana, nta n'ubwo ingingo zose zahinduka urutoki. Ubwo se ikirenge cyagenda gite? None ingingo zose zihindutse ijisho, twakicara dute? Rero duharanire kubahana kandi no kwihangana mu bigeragezo igihe bibayeho. Ingo ziragiza uyu mutagatifu zikeneye urubyaro, tuzisabire kugira ngo Nyagasani abagirire neza kandi abakomeze muri ubwo buzima babayemo ari babiri nyamara bifuzaga abana. Nyagasani agirire amasengesho ya Mutagatifu Delphine maze abaho urubyaro, nawe nibamara kurubona bazamushimira. Bavandimwe, ni naha dusoreje ikiganiro tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu cy'uyu munsi. Nitwa Jean Pierre Urukundo, nkomeje kubashimira ko dukomeje kubana kuri televiziyo Kiliziya Imwe. Ibiganiro byacu nakagaruka. Mutagatifu Delphine udusabire, dusabye umugisha mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Delphine mutagatifu dusabire. Delphine mutagatifu